amaso yanjye azakugumaho n'igihe cyose uzanabaza nzitaba mwana wanjye ndongeye ndirahiye. Ariko icyo twabonye nuko twabonye Imana, twabonye ari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, abantu bakunze ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri pe twaziye igihe mwuka w'Imana niwe wateguye iki giterane. Nari nkurikiye radio Dibo byumva ati indirimbo ni yabande Justin aramusobanurira ngo n'abanyeshuri biga muri kaminuza yigenga ya Kigali ngo yewe ngo none se ngo album yabo ngo umuntu yabona CD yabo gute, kandi nta karirimbo kamwe twari twakoze. Ubu turi muri iki giterane turimo gukora album ya 5. Tariki 19 Kanama, tariki 20 Kanama 2023, iminsi 2 y'ibyishimo kuba tuyu mujyi wa Musanze ndetse naho mu tundi turere tugize intara y'Amajyaruguru n'iy'Iburengerazuba. Ibi byishimo byakubutse ku bihangano bya korali Jehovahjireh ikunze kwitwa iyo muri Yerika, ubusanzwe ariko ikabibarizwa kuri paruwasi ya ADPR Gasave mu mujyi wa Kigali. Mu giterane cy'iminsi 4 cyiswe Imana iratsinze live concert, iyi korali iri mu zikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga, yakoze ibikorwa bitandukanye birimo ubukangurambaga ku mibereho myiza y'abaturage, gufasha ndetse n'ibindi. Mu minsi 2 yacyo ya nyuma muri stade Ubworoherane bararirimbye, imitima ya benshi irahembuka. Twaganiriye na bamwe mu baririmbyi ba korali Jehovahjireh barimo abamenyekanye igitangira. Ni muri stade Ubworoherane ahari navuga ngo igiterane cyase nakita mpuzamahanga kuko urwego kiriho nkuko mubibona ku mashusho. Mu by'ukuri ni igiterane cyakubise ku buryo stade ntabwo tuvabona cya kibuga bakiniramo, oya ntabwo baje gukina, ahubwo nahubatswe navuga ngo stage ndetse no hakurya ahasanzwe ari tribune y'icyubahiro hakubise hose haruzura ku buryo mu by'ukuri ari ibintu bitamenyerewe cyane. Ariko korali Jehovahjireh ni abaposte sepie kenshi bakunze kwita ngo ni Yerika, ariko nibyo kuko burya izina ni irya mbere. Ndi kumwe rero n'umwe mu baririmbyi navuga ngo batangiranye n'iyi korali. Ntabwo muvuga izina, ndamuzi ariko simuvuga. Muraho neza? Muraho neza. Amazina? Nitwa Bikorimana Aloys, ndi umuririmbyi muri korali Jehovahjireh, ndi n'umuyobozi w'indirimbo muri korali Jehovahjireh. Ubwo ni bamwe bita badirija? Yes. Aha, ndi kumwe na dirija. Mu by'ukuri dirija iyi weekend yose navuga ngo murayihariye, Amajyaruguru yose ahuriye ahangaha. Ibi bintu ubundi mwabiteguye mute? Ibi bintu twabiteguye twari twabitekerejeho inaha i Musanze cyangwa se mu Majyaruguru. Hari abakunzi bacu benshi bari bamaze igihe badusaba igiterane, batubwira ati muzihangane muze dutaramane. Abantu bo mu Majyaruguru ntabwo barababona bihagije, ntabwo barumva ubutumwa bwiza babareba live bihagije. Bituma rero dutegura iki giterane, tunakigira kinini, tukigira igiterane nakwita cy'iminsi 4. Iminsi 2 twayikoreye hanze, indi minsi 2 tuyikorera muri stade. Yego. Igiterane mu by'ukuri cy'iminsi 4, 2 hanze ndetse n'ibiri muri stade. Mukurikije uko mwatekerezaga, aya Majyaruguru mwayibonye mute? Aya Majyaruguru icyambere ni abantu beza, ni abantu b'Imana, bitabira cyane ikintu kivuga butumwa, kandi bigaragara ko ari abantu bakunda Imana mu by'ukuri, kandi bakunda n'indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'ijambo ry'Imana. Umunsi navuze iminsi 4, ariko umunsi wa mbere navuga ko tutari hano. Twatangiriye hari ukuntu igiterane nyine gitangirira iyo ngiyo mu gikari. Umunsi wa kabiri nabwo ntabwo twaje muri stade, twagiye ku masite atandukanye mu Majyaruguru. Hamwe tuhajya vamidi, handi tuhajya muri après-midi. Ariko icyo twabonye nuko twabonye Imana, twabonye ari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, abantu bakunze ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri pe twaziye igihe mwuka w'Imana niwe wateguye iki giterane. Hajemo abantu b'ingeri zitandukanye nk'uko mubivuze. Hari indirimbo murimo muririmba yaba ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi navuga ngo wanyuma w'igiterane. Abona abantu bose bagiye mu bicu. Bwana Aloys, ibi birakwereka iki
ku hazaza hakora Jehovahjireh? Icya mbere biranyereka ko Imana iri kumwe natwe mu ivugabutumwa turimo gukora. Mu by'ukuri Imana iri kumwe natwe. Ibi ngibi ntabwo ari umuntu ubikora. Nta kintu wakora kugira ngo abantu bishime gutya buzure umwuka wera. N'imbaraga z'Imana, ni Imana ibikora ikabikorera muri twebwe. Ibi biraduha courage, ibi biratubwira ngo dukomeze dukore kandi tujye imbere, kuko ibyo dukora birakirwa. Biragaragara yuko iby'Imana iducishamo ni ibintu abantu bakeneye. Mu by'ukuri ni icyo kintu ngewe mbona, kandi ni ukuri koko biduha courage ku buryo rwose turakomeje. Benshi babita korari ya URK, ariko n'ubundi nibyo kuko niho mwize murazamuka. Uyu munsi Imana yabateye iteka muri ahantu hatandukanye. Uri umuyobozi w'indirimbo, iyo musubira mu ndirimbo cyangwa mwiga indirimbo bimwe bakunze kwita ngo ni repetition cyangwa kurepeta, biraborohera mukorera ahantu hatandukanye, mubigenza mute? Urakoze cyane. Reka nkubwire ikintu gikomeye nabonye muri ibi bintu. Mu by'ukuri nk'uko uvuze, ntabwo twebwe duteranira ahantu hamwe, kandi buri cyumweru tuba dufitemo nka gahunda ebyiri, kandi turi ahantu hatandukanye mu gihugu. Ariko umushinga watangijwe n'Imana urawureba ukawumenya. Ni ikintu gikomeye kuba bamwe baba mu Bugesera, abandi baba Muhanga, abandi baba i Kigali, abandi baba hirya no hino, ariko buri wa gatatu tugakora repetition bigakunda, ku wa gatanu tugakora indi bigakunda, cyangwa se tugakora n'amasengesho. Kandi wabonye kuntu turi benshi, n'ubundi tuba turi benshi. Muri make ni umushinga w'Imana ukomeye cyane. Ikindi nakubwira, iyo uri kumwe n'Imana, ibyo urimo gukora ukaba uri kumwe n'Imana, ntago bikuvuna. Iyo uri kumwe n'Imana ntago bikuvuna, ntubirambirwa. Ni ibintu ukora wishimye kandi ukunisiza ukumva urushaho kubikunda. Rero turarepeta duturuka ahantu hatandukanye kandi tukabikora neza. Ni igikorwa n'Imana, ntabwo byakorwa n'umuntu. Abakunzi banyu mu majyaruguru, mu Rwanda no ku isi yose, mubahishiye iki? Reka mbanze kuri iki, kambanze mbabwire ngo Imana ibaho umugisha. Cya kabiri mbabwire ngo abantu benshi baradukunda pe, ariko icyo kintu kinkora ku mutima. Nagira ngo mbabwire ko tubakunda cyane, turabakunda. Abakunzi bacu ntago ari mu majyaruguru twaje gusa, nkuko bivuze ni ku isi yose. Turabakunda cyane. Icyo tubahishiye muri kino giterane turimo, hari indirimbo tugiye kubaha mu minsi iri imbere, turimo gufatira muri iki giterane mu majyaruguru. Izo ndirimbo rero bari bamaze iminsi basitegereje. Ndibwira ko mu kwezi gutaha dutangira kubaha indirimbo nshyashya nka Jehovahjireh. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umuyobozi nanone muri korari Jehovahjireh. Ni korari mu by'ukuri ifite abagabo, navuga nyabagabo. Muramubona mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Amahoro y'Imana. Amahoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu majyaruguru mwahabonye mute? Mu majyaruguru ni ahantu heza cyane, ni ahantu twagiriye ibihe byiza. Turimo gushima Imana ko gahunda yose uko ibintu twabipanze twabonye ukuboko kw'Imana. Turashima Imana. Amazina? Yitwa Desire Bazirihe, nshinzwe sound na media muri korali Jehovahjireh. Sound na media. Numva ibintu byose biva muri korali, guhuza n'abantu byose biri mu biganza byawe. Cyane rwose, ni ngewe bibarizwaho. Birakorohera nka korali nini gutya ifite n'abakunzi bangana gutya? Ntabwo byoroshye, haba harimo akazi kenshi cyane ko wenda n'umuntu aba bifatanya n'indi mirimo isanzwe, kuko urabona korali Jehovahjireh ni korali imaze kwaguka cyane, ikenera ko ugomba kwicara ukamera nkaho uyibamo, ukavuga uti ni nka office wicayemo kugira ngo ibyo bintu bikore byose birangire. Ariko Imana iradufasha, tugerageza gufata umwanya tukawuha umurimo w'Imana, tukabihuza kandi bigakunda, tukabona Imana itugiriye neza. Nibyo, wenda hari abatabizi babona ko Jehovahjireh bakumva ko ari nk'izi zisanzwe muri zo ku matoro cyangwa ku midugudu. Wenda watunyuramo muri make kuri structure yayo. Ubundi yatangiye ari kuri sepo, kuri URK, irakomeza. Navuga ngo uyu munsi ni abantu banyuze muri URK, uyu munsi muri mu kazi gatandukanye. Hari undi muntu wo hanze utarazamutse muri promotion zabo cyangwa nyuma waba urimo? Kugeza kuri uyu munsi korali Jehovahjireh abaririmbyi bayiririmbamo ni abanyeshuri bize muri URK
barangije kwiga muri yereka, ariko nyuma yaho n'abandi bagiye barangiza kwiga muri yereka. Ari umurokore ufite ubuhamya bwiza wo mu itorero ryacu rya ADPR, agatanga umuhamagaro, tukareba ko umuhamagaro ufite, tukareba ko impano yo gukora umurimo w'Imana mu buryo bw'imiririmbire abishoboye, abo ngabo nabo tujya tubakira. Kugeza uyu munsi rero umuntu wese urangije muri kaminuza yigenga ya Kigali ashobora kwandika asaba kuza kuririmba muri Jehovahjireh, kuko Jehovahjireh ni iy'abaririmbyi barangije kwiga muri kaminuza yigenga ya Kigali. Ni umwihariko tugira yuko abantu bayiririmbamo baba barize muri yereka. Abo rero bose ushobora kuba warize muri yereka, iyo uje uzana ubuhamya bwiza, nyine ukabuzana tugira mu itorero bya bindi by'icyemezo cy'ubuhamya by'umukristo, aho usengera, ubundi ukaza tubwira ko wize muri yereka n'ibirango biba bihari nyine, ubundi tukagushyira mu imenyerezwa, twasanga ubishobora tukaguha ikaze ukaza tugafatanya umurimo w'Imana. Nuko dukora. Bivuze ko utarize muri yereka bitakemerwa? Ntabwo byakunda, ariko hari akantu gatoya tujya dusobanurira abantu. Hari exception igibaho, hari igihe dushobora gukenera nk'umuntu tubona tutazabona muri yereka vuba. Hari abantu baba bakenewe, ndagwa nk'urugero, ushobora gukenera nk'umucuranzi w'ingoma n'urugero, tugasanga nitujya gutegereza umuntu wize muri kaminuza muri yereka bizadufata igihe. Icyo gihe rero twebwe icyo dukora dushobora kubona umuntu ufite umuhamagaro ubishaka, akaba yaza akaza gukora uwo murimo, aba ari karare nabwo iri special. Uwo ngo dushobora kumwakira kubw'iyo mpano ije kudufasha kandi ikenewe byihutirwa. Nako kantu njya nkunda gusobanura abantu, ariko ubundi 100% umuntu uririmba muri korali Jehovahjireh akwiriye kuba yarize muri yereka. Yereka ni kaminuza navuga ngo itamaze igihe kinini mu Rwanda ugereranyije wenda nubwo ariyo mfura muzigenga, ariko mbere yaho habanje kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yereka iravutse hahita haza na korali navuga ngo iboostinga ku rwego rwari hejuru ku buryo zari zisanzwe zose isa nkaho izimize. Ntabwo ari ibanga wenda handi masepu, ariko ntabwo bafite amakorali avugwa cyane nka Jehovahjireh. Ese ubuyobozi bwa kaminuza nyirizina hari uruhare bwaba bwaragize mu gutuma iyi korali yandika amateka cyangwa izina ryayo rizamuka kugera aho rigeze uyu munsi? Ntekereza yuko ubuyobozi bwa kaminuza bwaradufashije, ariko uburyo bwadufashaga ni ukuduha liberite tugakora ibikorwa by'ivugabutumwa muri kaminuza. Ariko ntekereza ko no mu yandi makaminuza nabo ntago bazitira abantu. Ariko twebwe icyabayeho habayeho ni cya kindi nakwita nk'ububyutse buza mu murimo w'Imana bukaza muri groupe ahantu runaka. Hanyuma icyo gihe ububyutse bwaje buza turi mu bihe byiza dusenga, hanyuma korali nabwo itangiye kumenyekana. Hari n'andi makorali yo muri masepo y'amakaminuza atari yereka yamenyekanye, ariko ikintu cyenda mbona ngewe observation yanjye yabayeho ni uko wenda kudakomera cyane wenda ngo bibe byamera nk'uko Jehovahjireh imeze. Habaho ibyo twita rotation muri kaminuza. Niba urangije année académique cyangwa urangije kwiga, urangije nyine kwiga wigiriye mu buzima busanzwe, usezera intebe y'ishuri ukagenda. Noneho ubwo icyo gihe iyo ugiye wa murimo wakoraga, hari abandi baza bakinjira muri wa mwanya we wari urimo nabo bagakomeza. Hari abashobora kuzamo badafite ubushobozi nk'ubwo wari ufite muri uwo murimo, badafite ubumenyi nk'ubwo wari ufite muri uwo murimo, wenda bigasubira inyuma cyangwa se bakabanza bakanarenzaho bikaba byiza kurushaho. Izo rotation rero zibaho, twebwe ntabwo ariko byagenze muri Jehovahjireh. Jehovahjireh bibaye muri 2012, natwe promotion zose zari zifite imbaraga icyo gihe turi mu bubyutse, zabaye nkaho zirangirije rimwe. Noneho turareba dusanga niba turangije nyine tugiye mu buzima busanzwe, wa murimo twubatse muri kaminuza uzahita uruzima neza bibe birarangiye. Kuko urumva hazabaho abandi baje gufonda ariko badafite amateka nk'ayo twari dufite, badafite ibyo bagiye wenda bafite ibyo bagiye kubakiraho twari twubatse, ariko badafite bene byo. Buriya nyiri ikintu ni umenya uko agomba kugiterura n'agomba kugitwara. Rero icyo gihe twakoze ikintu cyo kuvuga ngo ese twaretse uyu murimo, ibi bikorwa tumaze gukoraho
ko twari tumaze gusohora album ya mbere n'iya kabiri iri ankuru yenda kurangira, tuvuga ngo aho kugira ngo tugende bino bintu tubisige, twabikomeje tugakomeza kubyubaka ko tubona avenir yabyo izaba nziza. Hanyuma rero ikintu cyabayeho, habayeho yuko wasangaga nko muri korali Jehovahjireh nka 70% bose barangije kwiga, hasigaye nka 30%, bamwe biga mu wa mbere abandi biga mu wa kabiri, ubona mbega batarakamirika iby'umurimo. Buri imyaka 4 muri projet aba ari mikeya, ariko iyo ufite projet à long terme y'igihe kirekire, imyaka irenga 10 gutyo hejuru y'5, burya nibura nibwo uvuga ko ikintu cyawe ucyubatse neza. Rero icyo gihe twaravuze ngo ntabwo dukwiye gusiga ibi bintu twubatse by'umurimo w'Imana muri kaminuza ngo twigendere tubinyanyagize gutyo, ahubwo twagiye hamwe turavuga ngo ese twakomeje nubwo twarangije kwiga tugakomeza uno murimo. Twumvikana n'abarangije kwiga, twumva koko birashoboka. Hanyuma ariko tugira imbogamizi z'uko dukwiye kuboneka muri gahunda za sepu, kuko korali yari ya sepu, ariko biratugora kubera akazi gatandukanye tugiyemo, bamwe bakorera mu ntara abandi mu ofisi. Gahunda za kaminuza muri sepu ziratunanira. Hanyuma habaho yuko tugisha inama ubuyobozi bw'itorero, turavuga tuti dufite ibikorwa twamaze kubaka, ntabwo twumva ko twabireka. Itorero naryo riratubwira riti n'ubundi mumaze kuba korali yakwifuzwa, yakora umurimo w'Imana, ntabwo natwe twakwemera ko ibyo ngibyo bisenyuka. Nimugende mwibumbire hamwe mukomeze umurimo w'Imana, hanyuma mugende baduha paruwasi. Baratubwira ati mugende mujye kuri paruwasi ya Gasave ADPR, aribo bazajya bakurikirana ibikorwa byanyu byose, ubu ibintu byacu byose ADPR Gasave niyo ibidushyigikiye. Iyo ugiye kwandika udutumira nibo wandikira, natwe ukatumenyesha. Ni ukuvuga ngo ADPR Gasave niho tubarizwa, niho umuntu udushatse ashobora kutubona. Ni Gasave nka paruwasi cyangwa Gasave nk'itorero? Oya, ni Gasave nka paruwasi, kuko ku itorero buriya buri muririmbyi agira itorero abarizwaho. Njyewe nshobora kuba nsengera muri ku itorero rya Bibare, Aloys asengera ku itorero rya Remera, Muvunyi Kabuga, abasengera i Nyarugenge, abasengera ku Ruyenzi, ahantu henshi hatandukanye. Dufite hari n'uwo dufite uba hano muri Burera mu majyaruguru, niho ateranira. Ariko umwanya we kuko yize muri Yere, ku mwanya we wa korali ubonetse wose araza akatujoininga. Rero nari nshatse kuvuga ko umuntu aje nko kutureba ku itorero Gasave ntabwo yahadusanga, kereka yaduteguje ati ndashaka kuzaza kubareba, nibwo ashobora kuhadusanga. Naho ubundi iyo tudafite igikorwa cya korali kiri buduhuze, buri muririmbyi wese ateranira ku itorero rye. Ariko buri cyumweru tuba dufite activite nk'iz'amakorali yandi asanzwe, tugira practice, tugira amasengesho, ibyo byose turabikora, turahura tukabikora. Ariko byajya kugera ku cyumweru buri wese akajya guteranira ku itorero rye, hanyuma tugahura gutya tugiye mu biterane, nibwo dusohoka tukagenda. Bivuze ko Gasave ni address cyangwa se ni nka location yanyu, ariko uwavuga ngo azahabona ku cyumweru we yaba yibeshye. Niko bimeze rwose. Hanyuma Professeur Dr Rwigamba Barinda avuze iki, cyangwa se nuwe mwanya cyangwa agaciro mu muha muri korali Jehovahjireh? Rwigamba Barinda ni umubyeyi muri korali Jehovahjireh. No mu icyo gihe twari turimo tuzamuka, yajyaga atugira inama. Buriya muri Yereka habamo isomo bita ethique. Iriya somo yajyaga aza akaritwigisha, niyo yaritwigishirizaga ubwe. Ethique ni uburyo bwo kwiga imyitwarire, mbese ukuntu umuntu ashobora kwitwara muri sosiyete mu buryo buri pozitifu. Yarazitwigishaga. Noneho rero mu gihe twari tutangiye kuzamuka, ari mu bantu bagiye badufinansa korali Jehovahjireh, akadutera inkunga. Buriya twagiye tuva ahantu kure, nuko nyine cyaba ikindi cy'ubuhamya, ariko twajyaga tugira nk'abaririmbyi babuze minervari. Hariho fondasiyo Rwigamba Barinda muri Yereka, abayobozi ba sepu bakagenda bagapresenta kwa Rwigamba bati dufite abanyeshuri hano babuze minervari. Rwigamba iyo fondasiyo ye ikabarihirira. Turabafite bagiye barihirirwa na fondasiyo ya Rwigamba. Si nibyo gusa, noneho mu rwego rwa korali yajyaga dutera inkunga. Rimwe
akaba dusinya agasheke, ntabwo mvuga umubare ariko kari agasheke gashimishije. Urumva ko uriya musaza ni umubyeyi wacu, yagiye adushyigikira mu murimo w'Imana rwose, akadushyigikira n'ubu muri iki giterane hano iki ngiki twakoreye hano muri Musanze harimo uruhare rwe, yaraduteye inkunga. Urumva rero ko kugeza n'umunsi ibikorwa dukora nawe ntago aracyatwita abana be, kandi tugufata natwe nk'umubyeyi wacu rwose. Rwigamba barinda, Imana imuha umugisha, iyereka twizemo batubaye hafi, kandi na n'uyu munsi baracyadufasha gukora umurimo w'Imana rwose. Imana ibaha umugisha. Nta byiringiro twari dufite uvuga uti se ubu koko nzarangiza kwiga nkora iki, cyangwa hari n'uwazaga ari bya bindi byo kuvuga ngo reka ngende njye kwiga, ntabwo nzi ko ejo bizaba bimeze, kuko icyo gihe twari tumeze nk'abantu nyine bari hasi cyane. Ariko uko Imana yagiye ituzamura mu buryo bw'umurimo wayo, ni nako no mu mibereho yagiye ituzamura. Twagiye tuzamuka mu mibereho, ntabwo ari ibyo wenda navuga ngo ni ukwirata, ariko nk'uyu munsi ubaze nk'imodoka ziri mu baririmbyi, wenda urugendo twakoze tuzi naha transport, abaririmbyi bose baje mu modoka z'abaririmbyi. Urumva ko hari igitangaza Imana yakoze, kuba abaririmbyi bose tugenda tukavuga ngo tuzafata imodoka ya kanaka b'abaririmbyi, tuzanemo n'abandi abaririmbyi bagera mu 100, ukaba deplase udakoresheje kwasiteri mu modoka z'abaririmbyi. Urumva ko Imana yakoze imirimo itangaje. Dore cyo guteka cyabaye amateka. Tubikora iyo tubishatse. Hari igihe tuvuga tutireka wenda tugendere hamwe twese tukagenda muri kwasiteri tukanyura, urumva tugendera hamwe, ariko hari igihe logistique igorana, twe kwirirwa turuha, reka dufate imodoka z'abaririmbyi dushyiremo mazutu aba arizo tujyana nazo. Nuko urumva rero Imana yakoze ibitangaza. Icyo gihe hajyaga habaho nuko umuntu ajya ku ishuri kuri kaminuza, no gutega kugera ku ishuri ari ibintu bigoye, ariko Imana yaguye mu mpande zose, abaririmbyi babayeho neza. Aya mateka ntazibagirana. Amateka ntabwo azibagirana rwose. Yego. Tugana ku musozo, wenda uratubwiramo korali yatangiye ryari, ifite abaririmbyi bangahe uyu munsi bimeze bite? Korali Jehovahjireh yatangiranye na kaminuza yigenga ya Kigali, iyereka aho yari itangiriye muri St Paul mu 1998, ariko icyo gihe ntabwo yitwaga Jehovahjireh. Batangiye ari abantu bahura, ari nk'abantu nk'icumi, kwa kundi muba muvuga muti tudapfusha umwanya wacu ubusa kandi muziranye, mugafata kumba mukagenda muri kaminuza kuvuga ngo turasenga isaha cyangwa iminota 30, haza kuvukamo kujya bafata ibitabo by'indirimbo bakaririmba, bizamuka gutyo. Abantu baje kwiga bavuga ariko bari abantu waba joining, bakaza kujoininga babandi 10, jo baba 15, ubundi wa 30, ariko nta ndirimbo bagira, bakajya baririmba indirimbo zo mu gitabo. Haza kubaho kujya bahimba indirimbo, ariko ugasanga nyine ni nk'indirimbo imwe ihimbwe nko mu mezi nk'atandatu, kubera ko nta bahimbyi yari ifite. Hanyuma muri 2005 nibwo korali Jehovahjireh yiswe izina, ihabwa izina korali Jehovahjireh. Bateranye basenze bahitamo izina, iryo zina na n'uyu munsi rirakomera. Hanyuma muri 2007 nibwo korali Jehovahjireh yatangiye kumenyekana. Mbere yabagaho mu buzima nyine babandi baririmba aho ngaho bikarangira, ariko waba ufite nk'ubukwe ukavuga uti hari abantu nzi hariya bashobora kuba ari akagurupe keza, wabafata bakaza kunkorera nko muri serivisi. Ariko kubera Imana itabonaga vision ya korali Jehovahjireh yo guseriva mu bukwe, Imana yaduhaye amasezerano icyo gihe atubwira ngo no, ntabwo ari ibi ngibi nabahamagariye, mu minsi iri imbere mutyaza akarenge ngiye kubakoresha. Bimaze kuba muri 2007 nibwo za promotion nakubwiraga zari zitangiyemo, hatangiye kuzamo ububyutse, dusenga Imana ivuga ibintu bikomeye by'uyu murimo. Ibi byose tuba turimo kubona gutya, dufite abaririmbyi bashya batabizi, ariko twebwe twarimo icyo gihe tuba tubona iby'Imana yakoze, turimo kubibona. 2007 nibwo twatangiye kugira indirimbo zindi nshyashya nyinshi. Noneho tuza kuririmba muri 2008, hari habaye igiterane muri Yereka cya sepu, cyateguwe na sepu, turirimbamo ya ndirimbo ivuga ngo kugira ifeza.
niba nkugiriyeho umugisha hari ijambo nifuza kukubwira rihora ku mutima wanjye, niyo ngiyo abantu barayizi. Twaravuga ngo mwami Yesu uzaturindira ubugingo kugeza ku iherezo ryayo. Tuyiririmbye muri stade abantu barafashwa, kandi nta kintu twagiraga piano yonyine dukoresha diskete. Abantu barafashwa tukagira umuyobozi wa SEP witwaga Justin ukoraga kuri radio Umucyo, ahita avuga ati mushaka ukuntu iyo ndirimbo vuba na bwangu muyikora muri studio. Mu byumweru nka 2 twari tuyirangije muri studio, turayimuha ayishyira kuri radio. Akishyira kuri radio naho twahereye noneho duhabwa ubutumire bwo kujya mu vuga butumwa. Abantu barahamagaye, ndibuka ko umuntu wa mbere wahamagaye ni umuntu wari utuye mu cyahafi hariya muri Nyarugenge. Niwe wahamagaye kuri radio aravuga ngo iyo ndirimbo ngo ni yabande. Nari nkurikiye radio Dibo Byumva, ati iyo ndirimbo ni yabande. Justin aramusobanurira ngo n'abanyeshuri biga muri kaminuza yigenga ya Kigali. Yewe ngo none se ngo album yabo ngo umuntu yabona CD yabo gute? Kandi nta karirimbo kamwe twari twakoze. Noneho rero nibwo byaduteye courage. Abantu bo muri SEP baravuga ati rero mushaka gukunda indirimbo zose muzikora, duhita dukora album ya mbere iriho iyo ngiyo, hariho nagumamo album y'indirimbo 10. Tujya kuronshinga audio, ubundi umuntu abaronshinga amavideo, ariko twe twagiye kuronshinga audio. Twayironshingiye ku Kacyiru ku Kanserege ku rusengero. Ronshi yatangiye saa 8 ariko saa 6 urusengero rwari rwuzuye, huzuye no hanze, abantu baje kureba abantu baririmba ya ndirimbo. Turayironshinga biheraho none tugira ubutumire. Bigeze muri 2010 dusohora video yayo. 2012 dukora indi ya kabiri ariyo iriho Uwiteka gusa niwe Mana, nazatura kwemera, naho zasohokeye kuri video kuri album ya kabiri. I Burundi baradutumira, abantu baradutumira ku buryo ubu gestion y'ubutumire tugira mu ivuga butumwa iragoye cyane. Nk'ubu ngubu turi mu kwa 8 dufite invitation zigeze mu kwa 4 ku mwaka utaha, kandi ubwo bamwe baba bizeye ko tuzaza, abandi bati hari n'abandi baba barabuze aho hari n'abadutumiye twarangije gusubiza muri uyu mwaka ko bidakunda. Rero urumva Imana yaradufashije. Ya album ya kabiri nayo turayisohora, dusohora album ya gatatu, dusohora na album ya 4. Ubu turi muri iki giterane turimo gukora album ya 5 nayo. Ntekereza ko umutoza yabikubwiye, mu kwezi kumwe turadutangiye kuzishyira ku mugaragaro. Urumva ko korali imaze gutera imbere, imaze kuzamuka. Icyo gihe bari abasore, korali rwari urubyiruko rwiga muri kaminuza nibura 98% cyangwa 95% bose bari abasore. Ariko kugeza uyu munsi byabaye inverse, ubu 98% ni abagabo n'abagore bashima Imana kandi bubatse ingo zihesha Imana icyubahiro. Mu bigaragara ubona yuko Imana yaduteye iteka, yakoze imirimo. Twaravuze ngo natwe tuzayikorera nayo ijye mu byacu ibikore. Nuko bimeze. Imana yaho umugisha. Amen. Amaso yanjye azakugumaho, n'igihe cyose uzanabaza nzitaba mwana wanjye. Ndongeye ndirahiye, ndongeye ndirahiye. Amaso yanjye azaba kuri wowe, amaso yanjye azaba kuri wowe mwana wanjye. Yes, amaso yanjye azaba kuri wowe mwana wanjye. Turi kumwe n'umwana ukurikije n'ubundi amateka ya korali uko abayobozi batandukanye babitubwiye, ariko ntabwo ari uruhinja. Se buriya ari wowe na korali umukuru ninde? Utekereza korali ariyo nkuru. Niko biri, ntabwo utekereza. Kuba uyu munsi uririmbana n'ababyeyi, wenda uranabitubwiraho kuko dukurikije amateka ntabwo wakabaye kuba uri muri korali. Uratubwira impamvu uyu munsi urimo, hanyuma utubwire nuko wiyumva iyo ubonye uririmbana n'abapapa bangana gutya n'abamama Imana yateye iteka.
ko niyumva iyo mbonye indirimba muri korali Jehovahjireh numva ari umugisha ukomeye nagiriwe, numva ari ikindi cyizere Imana yangiriye, numva yaranyaguye. Ntago nkuko wabizi mfitemo umubyeyi, ariko ntekereza ko atari imbaraga ze, kuko byari mu mugambi w'Imana kandi ndabishimira Imana. Ikindi kwibona ndirimbana n'abapapa bakuru, abamama bakuru, kuri njye ni byiza cyane. Nakuze mbikunda, nakuze nkunda kuba mu makorali makuru, uko najyaga numva nyine nshaka gukura mu buryo bwose, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwose nyine. Nkabona abo bantu bakuru nibo bazabimfasha. Nkabona ntago najya muri korali z'abantu tungana, mbese ibitubaho ni bimwe, ubuzima ducamo ni bumwe, niba turi muri adolescence twese tuyirimo. Nkabona nta experience afite yansharinga, nkabona nta byanganiriza ntago mbasuzuguye, ariko nabo birashoboka ko harimo abantu Imana iba yarakujije, ariko njye numvaga nshaka gukura mu buryo bundi burenze, nifashishije abantu bakuru kandi bakijijwe. Numva nifuza gukura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Biranezeza cyane rero iyo mbona ndi kumwe na korali Jehovahjireh, abamama bakuru, abapapa bakuze baragufasha. Hari uburyo bagufasha muri iyi nzira y'agakiza, ukagira discipline iri ku murongo. Ugahinduka nawe nk'umukecuru? Oya, ntabwo uhinduka nk'umukecuru, ndi kuvuga kugutoza umwimerere w'agakiza, no mu mutwe urakura iyo wumva ibintu baganira, ugenda ukura nyine. Ntabwo ari kimwe n'ibyo naganira na mugenzi wanjye, akenshi biba biri ku rwego rumwe. Akameramani buriya? Oya kameramani oya. Umubyeyi wawe ni nde se muri korali? Umubyeyi wanjye yitwa Muvunyi Hippolyte. Uyu munsi wagaragaye, hari indirimbo zimwe wamaze no kumenya ku buryo uziyobora, bya bindi bamwe bita ngo ni ukuridinga cyangwa gutera indirimbo. Uba wumva bimeze gute wenda iyo utera indirimbo yatewe n'undi muntu wo mu minsi ya mbere, ririya jwi kuryigana kandi umunsi bikaza ari nkabyo, birakorohera? Ijambo ry'Imana rivuga ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ikindi kandi ntago mbikora nkanjye, ntago mbikora nka wa wundi nubwo nawe yabikoraga neza, mbikora nkanjye ariko Imana ikampa umugisha, babyumvisha bakumva ni nka wa wundi, ni nk'Imana iba yabisize. Warangije kaminuza cyangwa uriga? Narayisoje. Hehe? Muri Yerika umwaka ushize. Umwaka ushize? Imana iguhe umugisha. Amen, ndawakiriye. Akandi gace gato k'indirimbo ze? Turabahamya yuko ari wowe ubigenga byose, Mwami Yesu. Turabahamya yuko ari wowe ubishoboye. Iki giterane cyiswe Imana Iratsinze Live Concert, kimwe mu biterane binini bibereye mu ntara y'Amajyaruguru, ko cyatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 35 y'amanyarwanda, harimo na miliyoni 3 zahawe akarere ka Musanze mu gufasha gahunda yiswe inkoko ebyiri ku muryango, n'indi yitwa igwingira hasi. Iki giterane cyiswe Imana Iratsinze Live Concert ni kimwe mu biterane binini bibereye mu ntara y'Amajyaruguru, kuko cyatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 35 y'amanyarwanda, harimo na miliyoni 3 zahawe akarere ka Musanze mu gufasha gahunda yiswe inkoko ebyiri ku muryango, n'indi yitwa igwingira hasi. Itorero ADEPR korali barizwamo rikaba ryaragize uruhare mu gutegura ubujyanama ndetse n'imikoranire isesuye n'inzego bwite za leta. Uretse ADEPR kandi iyi korali ikaba yarashimiye cyane washinze akaba na nyiri kaminuza yigenga ya Kigali ULK, Professeur Dr Rwigamba Barinda, ku bujyanama ndetse n'ubufasha bwa buri munsi, haba mu mafaranga ndetse n'ibindi. Umushumba w'ururembo rwa Muhoza, Rev Pasteur Safari Wilson, akaba yarasabye abemeye kuva mu byaha ko babizinukwa burundu, kuko nta cyiza kiva mu byaha, abaratira ibyiza bitangwa na Yesu kubemeye kumwiyegurira.